gatatu ni umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawe. Izo contre offensive irimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya. Cyukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Twese turamukira mu mirimo ariko abahinzi bo bakora akazi kaduha ubuzima, akazi gatanga imirimo ku bandi, akazi katubeshejeho, akazi gatanga uburyohe, akazi gashingiyeho hazaza hacu. Ngiyi impamvu Rainbow Health Food Limited ukubaho kwayo kose yaguhariye gufasha abahinzi kongera umusaruro iba ifumbire ikoreshwa mu bihugu byateye imbere, gufasha urubyiruko n'abagore kubona akazi kubera ko tubafasha gutangira business zabo, kugura umusaruro w'abahinzi duhita tunawongerera agaciro icyarimwe tunarwanya ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi kubera ko tuwukoramo ifu y'igikoma yuzuye uburyohe n'intungamubiri ikaba igisubizo ku bigo by'amashuri n'amarerero. Kirenga Baby Porridge. Ukeneye gukora ubuhinzi bubyara amafaranga, ukeneye gukorana natwe, wahisemo neza. Iyi kompanyi iterwa inkunga na Minisiteri y'Urubyiruko, DI Grow Seed Rwanda ndetse na Kumwe Hub, ishami ry'umuryango Save the Children, kuko ubuzima bw'abana bacu ari umutungo ukomeye. Duhamagare kuri 0784 50 96 57 cyangwa 07 85 58 77 88 cyangwa mudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya MIC mu igorofa rya kabiri umuryango nimero 35. Ubu buzima niwo mutungo ukomeye dufite. Muri Rainbow Health Food Limited tubafasha kubungabunga uwo mutungo. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Reka tubifurize kugira amahoro. Ivi amahoro nawe kandi muhorane. Amahoro aza amahoro. Ubwenge buza ubwenge, n'amafaranga ziranye n'amafufu. Wiriwe neza bidakabije. Ndabona wadegaje. Nibyo bita kudegaja? Ntabwo mbizi, nakubwiye ibintu byo kwambara ntukajye ubimbaza. Nyuma yo gushinjwa kwambara amashati y'abagore, ayo mwanshinje kwambara narayabitse. Ntiyongere kumbaza nibi ngibi mutaza kunkoresha penalty. Ngese nigeze ngushinja. Ibyo bintu ahubwo byaje muri commentaire ntabwo nkuzi ukuntu naba yakabonye bimugoye agiza mukamushije sawa. Wampaye amahoro tugakora ikiganiro. Wampaye amahoro. Nizere ariko kumeze neza. Bimeze neza bidakabije. Hari amavugurura atandukanye turimo turagenda dukora mu kazi. Hari igihe rimwe na rimwe ikiganiro cy'isesenguramakuru abantu batakibona, n'ejo ntabwo bakibonye. Ngira ngo bishingiye ku bintu biragora iyo umuntu akiri kubaka ibintu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tuba dukwiriye kwisegura. Niba hari nk'umuntu utegereje kaza kubona ikiganiro ntakibone, aba ari amakosa twakoze. Ariko nanone nta kundi, bamenye ko turabubaha, nibo bakoresha bacu. Iyo kitabonetse ntabwo natwe biba bidushimishije. Gusa icyo twababwira si uburangare. Ntabwo ari uburangare. Hari bitari byakunze mu buryo bwa tekinike. Yves, undi muturage w'Urubavu yakomerekejwe n'igisasu cyaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo turi buze kurebera hamwe. Hanyuma umunyamakuru Nkundineza Jean Paul nawe dosiye ye yaregewe urukiko. I Kigali ngo gucuruza inzoga mu gitondo byahindutse ikizira nyuma yuko saa 7 z'ijoro. Ese saa 7 z'ijoro si mu gitondo buriya nabwo? Kuko byagifasha undi munsi. Tubirebye uburyo tubimenyereye, mu gitondo akenshi tubara cyajya abantu baba babyukiye. Rero saa 7 ariko kanshi abatararyama kiritse ugiye kubibara mu buryo bw'amasaha. Ariko rwose mu gitondo bivuga ni bya bindi kuva mu gitondo igihe tubyukira tuza mu kazi n'amasaha ya mbere ya saa 6. Yego. Ariko n'ubundi navuga ko ari ibintu abantu bamwe bari batangiye kwitega. Ndetse binasumira ko igihe kimwe tuzisanga dushobora nko kujya twisanga hari n'amasaha azwi noneho tubari tuba tutari gukora. Ngenda bibona tugana mu bihe bisa. Reka tuze kubirebera hamwe. Hanyuma hari abanyeshuri wambwiye ngo byagenze bite?
biga mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, umukobwa n'umuhungu bahisemo kurongorana ariko badahagaritse amashuri, bafite imyaka ndetse y'ubukure. inshuti n'ababyeyi, umuhungu afite imyaka 20 n'umukobwa afite 21. Ababyeyi n'inshuti babihaye umugisha, bazanakomeza bige banabana. Okay, nabyo turabireba. M23 yashyizeho amasaha y'umukwabo mu duce igenzura, ni imwe mu nkuru turi buganireho. Hanyuma Benjamin Netanyahu we yakuriye inzira ku murima abashaka agahenge muri Gaza. Ive mbere yo gutangira amakuru reka nkubaze ikintu kimwe, bite bya sauna nawe? Jewe icyo ndi gukora cyane muri no minsi no kubwira abantu ibyiza biri kwa Sam Sauna. Ubi bya sauna byo sinkibivuga. Abantu benshi rwose bakomeje kunshimira bambwira yuko nabarangiye sauna nziza kurenza izindi bari bamenyereye, kubwizo mpamvu sauna yaho sinkiyivuga kenshi. Icyo nsigaye niryoherwa no kubwira abantu ni burushete yaho. Nyuma yuko uvuga ibyo amavugurura hano nawe yavuguruye mu gikoni cyane. Yego. Nari nsanzwe mbabwira ko kwa Samu bafite inkoko iryoha, bagira n'akabenzi keza ku bakarya, gakorerwa ahantu hatandukanye n'ahakorerwa inkoko n'ibindi. Rwose mu byo mfiteho amakuru ko bimeze neza cyane muri no minsi harimo na burushete, kandi itanahenze mw'abantu mwe. Ubwo kubakenera kuruhuka kuryama bafite ibyumba byiza, ibya menshi n'ibya make, kuko najyaga mbwira abantu ngo byose ni make cyane, oya n'ibya VIP birahari. Yego. Birahari rero, kandi VIP nyine ntabwo ijyamo Castillon nkuye mu rugi. Hari ibindi byiciro byabo nabyo biba bihari, ariko icyo bisangiye byose ni byiza. Ubwo waba ufite imodoka yawe ukaba ufite parikingi nziza kandi ngari, akaba ari ibyo nakubwira biri kwa sauna na massage. Muri iki gihe rero kijyanye n'ubukonje, ubwo imvura iri kugwa, hari promosiyo iri kwa Samu. Abantu mushobora kugenda muri itsinda, mushobora kuvuga muti ngewe na Castillon na Yves n'aba dukorana, harimo n'aba mujya mubona dukorana hano ku kazi, tukagenda turi nka 5, abantu kuva kuri 5 kuzamura, mushobora guhabwa promosiyo kwa Samu kuri serivisi zaho zose. Cyane cyane ko turi kwegereza iminsi y'impera z'umwaka, mubaye muri 5 mushobora kugenda mukajya kwa Samu, byaba mugiye gukonsoma ibyo mu gikoni nkuko Yves amaze kubivuga, yaba ari sauna na massage mushobora guhabwa promosiyo. Hanyuma byaba ari n'amashambre mushobora guhabwa promosiyo mu gihe muri itsinda ry'abantu rigiye kwa Samu. Ni hariya Igikondo, iruhande rw'urusengero rwa Pefa, ugahita umanuka gato kwa Samu Sauna. Mushobora no kubahamagara mukavuga muti wenda turi abantu bazaturuka i Rwamagana, wenda mu murenge wa Kigabiro, tuzaza ku wa 3 twirirwe kwa Samu, cyangwa se tuzaza muri weekend twirirwe kwa Samu. Mushobora guhamagara kwa Samu Sauna kuri 0788 0788 89 89 36 69 bakazaba babakoreye umunsi wanyu banabipanze byose, muti turahera wenda saa 5. Ikindi ubwo tutari tubwiye abantu ku birori bito, ushobora nko kuba ufite nka anniversaire ushaka kuhategurira, ushobora kuba ushaka kugabira umuntu inka, ushobora kuba ushaka kuhaterera ivi, urabahamagara none bakabigutegurira rwose, ukaba waza uhita wikorera ibyawe. Reka rero tubifurize ko muri iyi minsi igiye guhera umwaka, mwasozanye umwaka na Samu Sauna mumererwa neza. Yves, reka duhere amakuru yacu ku muturage w'i Rubavu wangiye gukomeretswa n'igisasu cyaturutse hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umuturage wo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu wakomerekejwe n'igisasu cyaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakomerekejwe n'iki gisasu ni uwitwa Gumimana Pierre wo mu mudugudu wa Buringo mu kagari ka Butaka, ni mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Ntabwo ari ubwa mbere, abaye umuntu wa kabiri mu gihe rwose cy'iminsi mike cyane, nibwira icyumweru kimwe. Bikaba mu gihe cy'umutekano muke uri kurushaho kuba
muke cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko bikabera ku butaka bw'u Rwanda, igisasu kivuye ku butaka bwa Kongo, igihugu cyo n'u Rwanda muri iyi minsi batabanye neza. Muri uko kutabana neza hari ugushinjanya ko bamwe batera inkunga barwanya abandi. U Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana no kubana mu mubano rwose wa hafi cyane n'umutwe wa FDLR, ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikavuga ko umutwe bahanganye kandi bahora barwana wa M23 ufite ubufasha bw'ibitekerezo n'ubw'intwaro n'ubw'igisirikare uvama mu Rwanda. Ibyo rero byatumye ibihugu byombi birushaho kubana nabi. Muri uko kubana nabi, uyu muturage abaye wa kabiri ukomerekejwe n'igisasu kivuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kugeza ubu bitaramenyekana niba cyarashwe n'uruhande rwa leta. Ubwo mvuze uruhande rwa leta ndavuga FRDC cyangwa se Wazalendo. Amakuru y'amakuru bwiza cyamenye ngo nuko iki gisasu cyaturutse ku ruhande rwa Kongo, ku ruhande rwa FRDC. Ni byatangajwe ariko na M23. Ibyo byatangajwe na M23. Oya, ni amakuru ngo cy'amakuru bwiza cyamenye. Ngo nuko cyakomerekeje ukuguru ubwo yararagiye nka hafi y'umupaka w'ibihugu byombi. Ubwo kimwe mu bintu umuntu yavuga, uruhande rw'u Rwanda twinjiye muri studio hari rutaragira reaction kuri ibi. Nakomeje kugerageza kuvugisha umuvugizi wungirije wa guverinoma, narebe no kuri Twitter ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda cyangwa se umuvugizi mukuru wa guverinoma y'u Rwanda, nimba ari cyo yaba yamaze kubivugaho. Ariko umuntu atekereza ko bishobora kubonwa muri cadre isa nk'iyabonywe mu by'ubushize cyangwa se mu byabibanjirije mu bihe by'indege za Sukhoi. Nanone umuntu agahita atangira kugira amatsiko kuvuga ngo reaction y'u Rwanda iraza kubiyihe. Ubushize rwanditse ubutumwa bwerekana ko kunanirwa gucunga no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikozwe n'ubutegetsi bwaho bigira ingaruka hariya bidasize n'uruhande rw'u Rwanda. No kwibaza se biraza kugenda gute. Ikindi nanone umuntu yibaza haribaza ngo ariko buri gihe ibi bisasu ko bimaze kuba kabiri bikomeretsa abantu, ntibyaba ari ikimenyetso cy'uko hari n'igihe biza mu Rwanda bikahagera wenda ntihagire n'ukomereka, wenda byo ntibivugwe cyane. Hari amasasu ava hariya akagera mu Rwanda. None se nimba abantu bari gukomereka ntibyatera impungenge ko ejo hari abashobora no gupfa? None se mezire zihari ziri gufatwa n'izi? Icyo kikaba icyo kwibaza mu bihe nk'ibi ngibi nanone. Yves, iki bintu rero nabwo urebye iyi mirenge ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'u Rwanda, ubwo harimo umurenge wa Bugeshi, Cyanzarwe n'uyu murenge wa Gisenyi nyine uri mu mujyi Rubavu. Ibyo ari byo byose ntekereza ko ibiri ibintu byo gukomeza kwitega niba nta ngamba zifashwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko kurwana kwa M23 iri mu bitugu byayo hari ibirunga, imbere yayo hari izo ngabo za FRDC nabo bafatanya. Ntibizabura nanone kuba hari icyo byatuma ikisasu kirenga kikava ku ruhande rumwe kikagwa ku ruhande rw'u Rwanda. Ntabwo bizabura noneho, kandi bishobora no kuba impanuka ariko ishobora kuza guteza ikindi kibazo. Buriya umuntu agukomerekeje nta kibazo mufitanye biba byoroshye, ariko iyo hari ikibazo hari igihe birushaho kuba bibi. Nibyo kureba nyine, ariko byaba byiza impande bireba zigize icyo zikora mbere yuko hagira abatangira gutakariza ubuzima mu bintu nk'ibi. Keretse bibaye aho guhuriza hagati y'u Rwanda na Kongo, ntabwo bihagije. U Rwanda na Kongo se bihuje, M23 ntihuze na Kongo, ntabwo bakomeza kurwana. Nanone guhuza ku Rwanda na Kongo byaba bisobanuye cya kindi. Ahubwo omoye M23 ihuje na Kongo mbere y'uko u Rwanda ruhuza na Kongo byatanga igisubizo. Ababo ntabwo bahuza kubera ko Kongo iri kategorike, na M23 iri kategorike. M23 ivuga ko ishaka ibiganiro, Kongo ikavuga ko itazigera iganira. Sibyo, si ntibiri kategorike nyine. Nimba umuntu akubwira ko ntacyo wakora ngo arambike intwaro kitari ukuganira, n'undi akakubwira ko nta ibyo biganiro bidashoboka nimba ubishaka uzakoresha izo ntwaro.
nabonye banashyizeho ibijyanye na kafiyu ariko turaza kubigarukaho ahubwo ubwo wenda kugira ngo tuze kugaruka kuri ibyo bya kafiyu ahubwo n'ibindi twaza kubihuza mugani bya sadek yego kuko hari n'amakuru avuga ko ingabo za sadek ku itariki 4 z'uku kwezi kwa 11 tugiye gutangira cyangwa twatangiye kuba tuburebye ari mu gitondo ziri ku itariki 4 z'ukwezi kwa 11 hagomba kuba inama hazaba hari indi nama iri kubera Kinshasa ireba ba sadek yemerejwemo ko bazaza niyo makuru ahari no ku itariki 4 hakazaba indi zabera Rwanda muri Angola yemeza niba East African Community igenda sadek ikaza turaza kuyigarukaho umunyamakuru Jean Paul Nkundineza nawe yeregewe urukiko bamureze iki ni byaha urwego rushinzwe kugenza ibyaha rwavugaga ko akurikiranyweho birimo guhohotera uwatanze amakuru ku byaha gukoresha ibikangisho n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kugira ngo nibyo byaha byari byavuzwe n'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda dosiye rero yaregewe urukiko ngira ngo icyagaragaye muri iyi dosiye abantu batari bamenye bwa mbere igitangazwa nuko hari abandi bayiregwamo barimo nyirishene ya Jalas TV yitwa Irasubiza Jules ndetse na nyirishene ya 3D TV plus uwitwa Eric ngira ngo ni kimwe mu bintu bishya byaje muri iyi dosiye ariko mu minsi yashize nibwira ko ari ikiganiro wagiranye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akubwira ko abo bantu babiri bombi barimo ariko ko babajijwe ko nabo bibareba ndetse ko kimwe mu byo bari bakurikiranyweho ni ukuba ibiganiro bimwe yashinjwa byaranyujijwe ku miyoboro yabo kandi ko niba binyuzwa kuri iyo miyoboro baba barabanje bakabireba bigatambuka kuko byemeranya cyangwa bihuza n'ukwemera kwabo ko bisukuye ubwahari icyo kwibaza nanone kubera iki uyu aburana afunze bo bakaburana bidegembya ni ubusumbane bw'ibyaha bakoze iyo uri umufatanyacyaha n'iyo uri wenda ukekwaho icyaha ukekwaho gufatanyacyaha n'undi akekwaho icyaha hari uburemere ibyo ari byo byose buratandukanye ntekereza mu rwego rw'amategeko biba bitandukanye ni nka bya bindi byo kuburana gusebanya undi akaburana icyaha cyo gukoresha ibikangisho mu gusebanya barumva byakabaye nanjye bitandukanye mu buremere bw'ibyaha so Yves dosiye Jean Paul Nkundineza ni dosiye ije ikurikira ya Manirakiza Theogene wa Kwezi TV nayo irimo icyaha gisa n'iki ngiki gutesuka gukangisha gusebanya irimo icyaha gisa na cya kindi yarezwe ibikangisho ku bijyanye simbizi ese iya Theo ubwo bikomoja iya Theo ubona byararangiye izareba Theo gusa cyangwa ishobora kuzagira n'abandi banyamakuru barenze umwireba hari undi se wabivuzwamo we oya ntawe ariko nibaza ubwo se ndeba dosiye nk'izi ngizi nkumva ngize impungenge keretse ibaye hari icya mbere Theo yafashwe ataregwa icyo ngicyo uzi igituma nk'izi dosiye zo kuri YouTube zo ziri kuntera impungenge n'ubwoba nta nibanga reka mbivuge hari abantu benshi bari muri YouTube batazi iby'itangazamakuru batazi n'amategeko agenga imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga batazi n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru none we kuko yabonye ubushobozi bwo gushora muri YouTube akigurira kamera nziza akabona platform nziza akaba yahayaringa cyangwa se yahereza akazi umunyamakuru w'umunyamwuga wabyize ubizi ubibamo none ku rwego rimwe na rimwe bitambuka aho ngaho ubusanga wa munyamakuru ari uzi bikwiriye n'ibidakwiriye kurenza nyirishene nkagira impungenge nkavuga none niba bigezaho nabo bagiye kujya bakurikiranwa se ari benshi bazajya basanga bari guterwa penalty atari bo bagwishije umwataka urebye ibi ngibi birimo birajya mu rwego nshinjabyaha ntabwo biri kujya mu mwuga w'itangazamakuru keretse bibaye ari byo kuvuga nshinjabyaha ariko byakorewe aho ngaho n'ubundi ubu se bambwira ngo wahayarinze Jean Paul cyangwa wahayarinze undi munyamakuru X nawe uzakora penalty cyangwa uzakekwaho penalty mu gihe kiri imbere gutukana mu ruhame ntago ari icyaha yatukaniye kuri YouTube
ibyo bitambuka kuri YouTube. Kuri YouTube se si mu ruhame. Uri kuvuga ko tutari mu ruhame. Yego ndabyemera ko ari gutukana mu ruhame se biri mu mategeko cyangwa biri mu mabwiriza ya RMC. Nakubwiye ngo aba banyiriza YouTube bose ibyo bintu ibyo by'amategeko n'amabwiriza ibyo bintu barabizi. Wenda wowe hari uburyo uba warahuye nabyo kenshi. Byaba ari ikibazo cyo kutamenya amategeko muri rusange. Ntago cyaba ari ikibazo cy'uko ari YouTube cyangwa atari YouTube. Njye munyenge zanjye nuko hari umuntu ushobora guhayaringa umuntu nk'uyu yamwizeye nyine guhayaringa umunyamakuru ntabwo ndi kuvuga ngo ndi neza avuga tubwa ari umunyamakuru akabaje gukora ibyitangazamakuru si kimwe nuko nahayaringa n'importe kivuye hari none ejo penalty yaba ukayitambutsa kuko umwizeyeho ubumenyi wowe udafite ukabona utambukije penalty ejo bakakubwira bati ngaho rero ringanira mwizamu hagati nawe tugushote dore umuntu wawe yakoze penalty bamujyana nawe bakakujyana nyine niho nicyo navugaga izo mpungenge ko ntangiye kuzigira nkibaze se abantu bashoraga muri YouTube batazi ibyayo batazi ibyitangazamakuru iby'amahame batabyumva none uyu munsi ukaba uri gusanga noneho ushobora kwisanga uri kubazwa ibyavuzwe n'umuntu wari uzi ko we hari ibyo nyine azi wowe utazi. Ntekereza yuko ibi ngibi biri no muri ntuza yo kugaragaza ko umunyamakuru atari hejuru y'amategeko. Ndabibona ahubwo nko mu buryo wenda tubirebye mu buryo bworoshye bwo kuburira abandi bababwira bati nyamuneka nimugatuma umuntu atambutse ibibonetse byose ngo mwamwizeye mujye mubanza mugenzure ko ibyo umuntu agiye gutambutsa bihuye n'ibyo mwemera. none se ubundi si byo yive buriya ntuba ukwiye kujya gutambutsa ibintu bihanye n'ibyo ubundi ikintu ngiye nk'umunyamakuru wowe igituma uri kunyumva bigoye nuko wowe umurongo ukoramo na chaîne yawe ya Primo Media Rwanda n'ubundi mbona udakora nk'urubuga nkoranyambaga ubugerageza no kurwana no gukirana n'amahame y'umwuga witangazamakuru. Icya kabiri kubera ko ari ibintu wabayemo wisanga niyo umutima utabiguhatira ari byo byonyine uzi nta nubwo uzi uburyo umuntu akoresha imbuga nkoranyambaga bitandukanye n'amahame y'umwuga. Niyo mpamvu hari none se ubu najya harakuri n'ubu uyu munota hano nshobora kuza hano kuri no chaîne turi gukora ikiganiro kitari live nkahita mfata umukinnyi nkamugwisha mu rubuga rw'amahina nibwira ko byanze bikunze niyo nge ntabitekereza ko aho hano mugwishije ko bagiye gusifura penalty ushobora we kwibwiriza ibyo bintu kaza no kubivanamo nge ntabikubwiye uri kumva ariko harundi nagize amahirwe akaba ari nge nagize amahirwe akaba nari nicaranye na Castio ari muri editing wagize amahirwe tukaba icyo kiganiro twagikoranye ukaba wabizika ukabwira Castio nibigera ku munota uyu n'uyu uze gushyiramo umukasi noneho hari igihe wicaye haba hicaye undi muntu ubusanzwe atazi ibintu by'itangazamakuru hanyuma se bikajya gutambuka kuri Primo n'urugero ndi kukubwira aho hicaye nka nyiri Primo none hari igihe cyaba ari indi chaîne itari Primo aho wicaye hari uwo muntu cyangwa akaba atanahari ndi kuri imbere y'iyi kamera njyenyine nyirayo adahari kuko ba nyiri amasheni ya YouTube benshi ntibanagaragaraho none se ukeka ko tubare nka Eric wa 3D na 3D Plus wari bwamubone kuri YouTube n'umunsi umwe uramuzi se ntabwo muzi wari bwamuboneho Jarasi ndamuzi Jarasi yo n'umunyamakuru ajyana kugaragara wewe ni n'umunyamakuru w'umunyamwuga ndetse ni impungenge nge nari nifitiye ariko ku ruhande rumwe nkavuga ngo niba ibiri kugana kuri Jarasi na Eric nanabasabira ku Mana rwose ngo icyo gikombe kibarenge niba ari ibyo gutanga umuburo wa rusange yo kuvuga ngo bwana Primo Media Rwanda bwana 3D na 3D Plus bwana Jaras TV bwana Max TV bwana YouTube mwese muramenye ntimuzatambutse ibintu bitandukanye no kwemera kwanyu ngo nuko ari mwe mwabivuze namwe muzabibazwa nabikunda bibaye ariyo sense birimo gusa ariko bibaye ari ukuvuga ngo na accountability mu buryo bwuzuye ibyabwo byanyuze aho namwe ibyaha biraza kurebwa naba numva mbabaye navuga nti kuri aba baca inkoni zamba ahubwo uwo muburo none utangwe mu buryo bwa rusange tuzaba tureba rero tunakurikirana ibijyanye n'urubanza rwa Nkundineza cyane ko dosiye yeregewe ubushinjacyaha n'ubugenza ubushinjacyaha buyiregera urukiko ubwo rero hategerejwe itariki
ubwo nibwira ubwo yamaze guhabwa ubushinjacyaha ubwo bwayiregeye urukiko nako ni vuba cyane uko byagenda kose reka tubyitege ubwo ntegeye bimwe mu binteye amatsiko no kureba imyitwarire ya Jean Paul mu rukiko byazavuga mfite n'amatsiko yo kumenya uzaba umwunganira mu buryo bw'amategeko ntaramenya niba azabaye ibamba usanzwe akunda kunganira abanyamakuru ndumva mfite icyizere kitari cyinshi ko azabaye ibambe dutegereze turebe reka dutegereze turebe hanyuma Yves dukomereze aho Inyanza ngo byagenze bite Inyanza haravugwa inkuru kamanze nyirebe neza hafi hano ha rubanza byanambera byiza kurushaho ni inkuru y'abanyeshuri babiri bigana mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye rwose bagize gutya basezerana rwose kwibanira akaramata badi umugore n'umugabo ndabona iyi nkuru nyibonye ni inkuru bwa mbere nabonye ku kinyamakuru Umuseke n'abanyeshuri bigana mu ishuri rimwe muri groupe scolaire Rwabicuma mu karere ka Nyanza biyemeje kubana akaramata kandi amasomo yabo agakomeza nta nkomyi imiryango inshuti baje gushyigikira isezerano rya Jean Claude Uwihanganye w'imyaka 24 y'amavuko na Jeannette Uwimana w'imyaka 21 y'amavuko aho bari gusezeranira mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza Uwihanganye na Uwimana ubusanzwe bigana mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye ku rwunge rw'amashuri rwa Rwabicuma mu karere ka Nyanza mu ishami ry'amateka icungamutungo n'ubumenyi bw'isi HEG abaje kubashyigikira bavuga ko aba bombi bari bamaze igihe bari mu munyenga w'urukundo bakaba biyemeje kubana akaramata inshuti yawe Uwihanganye yatashye ibi birori yabwiye Umuseke ko aba bombi bazakomeza no kwiga mu ishuri nk'uko byari bimeze yagize ati aba banyeshuri imiryango yombi yarabyemeye gusa ntabwo bisanzwe amakuru Umuseke wamenye nuko uyu mugabo Uwihanganye wiyemeje gushinga urugo akiri mu mashuri yisumbuye yari asanzwe akora imirimo yo gutwika amakara ikindi kandi uko bigaragara umukobwa aratwite yatewe inda abatuye hariya bemeza ko aba biyemeje kubana akaramata bazatura mu kagari ka Mubuga mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza bikaba biteganyijwe ko bazaba mu nzu zo mu rugo iwabo w'umugabo kandi abatashye ubu bukwe bavuze ko batunguwe no kuba abanyeshuri biyemeza kubana bakanakomeza kwiga urugo ruzatungwa nande mu gihe bose bazajya baba bicaye mu ishuri bazajya bataha bigende bite barakubwira ko umugabo asanzwe akora akazi ko gutwika amakara kwa kese so abantu biga muri 12 hari abana benshi uriya mwebwe mwakuriye mu mujyi hari amakuru muba mudafite abana benshi biga mu matweruve mu cyaro baniga bafite ibindi bintu bibafasha kubaho harimo guhinga kiharika yatagiye kwishura akagira gutya akaba afite ibyo akora harimo utukorwa tw'ubucuruzi turaho ari naho nyine usangira rimwe na rimwe ukora ibyo ngibyo na performance itandukana n'uwiga ba mu ishuri yo nawe yazirikanye cyamujyanye ibyo byo icyo kubaho uri kumva noneho bazaba no mu nzu y'iwabo w'umuhungu bari no hafi kwibaruka niba koko ibivugwa mu nkuru ari ukuri k'umukobwa reka ibintu tubanze tubirebe mu ndorerwamo zibiri positive kimwe mu byo nkunze no kuba uyu munsi tumaze kugira imyumvire y'uko umukobwa watwaye inda ashobora gukomeza kwiga icyo cyo kuri nge kiri positive ntabwo nshyigikiye ko kuba umwana yagwa mu ikosa ngewe kuri nge kiri positive ko atatwita kiri ku ishuri kuri nge icyo kiri positive ariko ikindi kitari negatifu nuko niba icyo kibi cyabaye cyangwa se nubwo mbyita bibi nubwo nita ko bidakwiriye abantu benshi bagiye mu murongo nk'uwo wawe uko nibi bintu bibaye bibi dukwiye kumva ko biri positive nge ntabwo nkunda ko ingaruka ntabwo njya ndyoherwa ko ingaruka zigera ku muntu utagize uruhare mu bintu no mu bintu mba numva rwose ari amahame mba numva n'abandi nasangira nabo mu Gifaransa mieux vaut prévenir que guérir mwe mwigishijwe ko mieux vaut guérir que prévenir nese nimba prévenir nimba uretse mwafashe ikintu cyitwa gakingirizo gishyirwa imbere yo kwifata ubijambo kwifata abantu muri vugana bazi muri bake n'ubu ngubu urivuza abantu banaguseka mujya muvuga ngo iwanyu bararoga
ngo umukobwa w'isugi guys sawa komeza reka ngarukira aho ngaho nge ntabwo navugaga ko iyo umuntu yamaze kugira hasitara tuvuga ngo n'ubundi arasitaye turekere iyo nk'uyu mwana w'umukobwa niba koko bureshe yo kuvuga ngo ntasitaye nicyo cyagiye gituma n'abasitara mwese mwumva ko mufite bureshe yo guhungiramo. Oya ntabwo ari ibyo, ntabwo nge nshyigikiye ko umwana w'umukobwa watwaye inda ari ku ishuri arivanwamo ngo nuko yatwaye inda. Rimwe na rimwe byavagamo ihohoterwa rikorerwa abakobwa, ugasanga wayitewe n'umuhungu mwigana, wowe urivanywemo cyangwa urivuyemo ugiye gusembera bakomeje kwiga, niwe waguteye inda, ntimusangiye uwo muzigo, ejo ntimunashakanye kubera yuko yarasoje we ntiwize atangiye gutekereza abandi bize. Sibyo? Nge ndashimira ko nibura uyu mwana w'umukobwa n'uyu muhungu malgré ko ibyo bakoze mbere ntabishyigikiye, ariko icyavuyemo ubwo bemeye kugisigasira ubwabyo ni maturité. Bahera hangaha bakure, batangire babone n'ababa mentoringa, babaganiriza, bababwire ngo aha ku ishuri ntabwo ari wanyu mu rugo, ntimuzazane guteretana ku ishuri. Icya kabiri mwirinde kuko harimo challenges nyinshi. Hari igihe mwarimu azajya hano umuhungu akamubwira ati wakibwa, undi akatekereza ati ko umugabo wanjye niyo babwiye kuriya. Ibyo bintu uzasanga no mu kazi ku bantu bagiye bashakana bakorana n'abagore babo, bazi challenges zibaho gushakana n'umuntu mukora muri institution imwe, nabo izo challenges bazahura nazo. Iri foko aba ari ibintu biteguye mbere cyangwa bakabiganirizwaho. Ngicyo nkunze nuko uyu mukobwa ari bukomeze kwiga, ahubwo ngize amahirwe yabari n'umuhanga, ejo akazabona buruse nyuma yo kubyara, akiga na kaminuza afite umugore, akazanabona akazi keza. Uyu mwana utwitwe ntazagira ingaruka z'uko nyina yataye ishuri ejo ngo ananirwe kubaho bishingiye katize kubera ko yaguye mu mutego wo gutwara inda. Rero igihura n'icyo wavugaga kugera naho urakaye bikomeye cyane, mbona bikomeye cyane. Icyo nenda gushyigikira cyenda guhura n'ibyo uvuga ku ruhande rumwe. Reka wenda abantu bashobora kugira umujinya kandi bashaka kunyumva ko nashaka kuvuga ibintu, ariko abantu bagenda barushaho koroshya ibintu uko yiva ari kubyoroshya, niko nyine n'ingaruka mugomba kwitegura kuzifatisha ibyo mufata. Ibyo Yves yavuze ntago nahakanyije nawe ko umuntu akwiye kugira andi mahirwe yo kubaho mu buzima no kugira ukundi abaho nyuma y'ibyakozwe, ariko uko ibintu tugenda tubyoroshya tunabiha uburenganzira bwo kubaho bizagenda bitubeshaho mu buzima tugenda tubona buriho. Inyamirambo abantu ngo bafite ubwoba ko bashobora kuba bagaburirwa imbwa. Nabonye mugenzi wacu witwa Didas nifasha kuri Twitter yahamagaje abantu ati ese nimubona ko ntiba kuva 2010 muvuga ngo babokereza imbwa nka brochette zikwiye kujya mu kanyama karibwa hano mu Rwanda? What do you think? Hari ibintu biba bihabanye n'umuco w'abantu, nibwira ko niyo mpamvu abantu bamagana imbwa mu Rwanda. Ntabwo ari uko imbwa bayiriye bakumvira bishye, ntabwo yabisha bamwe mu bayiriye. Hari uburyo rero umuco w'abanyarwanda wagize gutya, ufata imbwa ukundi. Nubwo uko iterambere riza mbona bamwe barutisha inka isigaye rutwa n'imbwa imbere yabo, ko ntabwo numva uburyo umuntu aba adatunga n'inyana y'ibihumbi 400 ariko agatunga imbwa y'ibihumbi 2 by'idolari, akaba yanayivuza yarwaye igihumbi cy'idolari. Rero ubwo nkatekereza kuri abo bari kohozanya ibitekerezo ngo igihe kizagere tujye turya n'imbwa, bazireke tuzirye mu buryo bweruye. Ubwo nahise ntekereza mu buryo bw'ibiciro no kuri busheri kumwe tujya gushaka inyama y'imbwa ishobora kuba yanahenda. Niko natekereza numva nimba hari ikibwana kigura $5 noneho imbwa ikuze twajya dusanga bakubwira ati ikiro cy'inyama y'imbwa ibihumbi 30, yanahinduka inyama ya mbere ihenze mu Rwanda. Na kino n'iki gitekerezo sinzi niba abantu bazi ama carnivores ni ibiryanya ibinyamikaka. Ibinyamikaka binarya n'ibiryanya. Izi nyamaswa mujye mureba uburyo banazikingira. Imikaka bavuga ko ibamo ibintu bimeze nk'ubumara, ku buryo kuzikingira rero kugira ngo bazikuremo burabumara kugira ngo irumye umuntu bibe bitagira ingaruka. Bivuga yuko akenshi ngo buba mu murizo, ahubwo ku rwego n'ababazi baga ngo tekinike ya mbere no kumenya uburyo umutwe n'umurizo biciye. Urika umutwe ukagira gute sinjya mbibona abantu babivuga, ariko no kuba ubwabyo bisaba kuba bayikingira kugira ngo burabumara buri muri iyo mikaka yayo n'iki bita byumvikanisha ko imbwa uretse n'ibyo by'umuco we wari udefanze wari uvuze kandi nanjye nemera
niba ikintu kitaribwa mu muco tukaba twarisanze tutakirya ariko umuco urakura umuco urakura ndabizi hari abantu bashima ko ukura wariye ikinyabwoya ariko nta ribi noneho urumva ko inyabwoya ari ahantu babirya nta cyangwa ibinyamunjonjorero nta ribi cyo nta n'ubwoya kigira noneho kuba by'ubwabyo bigera kuri levo bayikingira bakanagira bati nuko haba hari ibindi bintu birenze ibyo dutekereza simbizi wenda naho ngaho bayirya mu mucukura ntabwo bagomba kuba bafite izindi tekinike bashobora kuba bakoresha mu kuyirya ariko yarahereye ku kuba ngo hari abayiriye kuva 2010 izi nkuru tuzumva ntacyo babaye oye imbwa kumva inkuru z'abarimbwa mu Rwanda zo zimaze kuba nyinshi na kera mu itangazamakuru baratubwiraga ngo inkuru simbwa yari y'umuntu inkuru n'umuntu wariye imbwa ibyo nabyo ntibikiri inkuru hari igihe kizagira rero inkuru igahinduka umuntu wanze kurya imbwa umuntu wanze kurya imbwa bakamubaza batari ko wigira umwirasi ute n'ugute wumva kurya imbwa ari ibintu bigoye itangazamakuru rizagenda ryevuriwe iyo niyo izajya ihinduka inkuru duhite dukora inkuru duti mu yandi makuru avugwa i Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo ku Gisozi haravugwa umugabo witwa Karenijabo Jean Dodier waraye yanze kurya imbwa ikati hinduka inkuru anyways twari tubinyuzemo gusa mu mpungenge ngo zabo ngabo ariko ubwo umenye ko mu minsi yashize ku Gisozi ho rwose hazwi nko ku gasoko havuzwe umugabo wari umaze igihe kinini atuma abantu barya kumbwa cyo koza ntabwo ingaruka turazimenya benshi uko ingaruka zagiye zibageraho nuko bamerewe so Yves ariko ibyo gufunga utubari nabyo ngo gucuruza inzoga mu gitondo biranze bihindutse ikizira ni inkuru mbonye nkubwije ukuri tugeze hano muri studio ntabwo nari nigeze nyibona nayibonye ndi kureba nyine izo tuza kuganira ubanza ko imwe mu mirenge itandukanye mu mujyi wa Kigali ikunze kugaragaramo ubusinzi bukabije yashyizeho amabwiriza akumira abacuruzi gucuruza inzoga mbere ya saa sita z'amanywa mu kwirinda ubusinzi Yves iyo mirenge ntiwayikeka i Kigali ngerekanye ikeke Gatsata ahantu hitwa mu Kiderenka ubwo hari indirimbo baririmbamo mu Kiderenka yatumye njya mu Kiderenka harya niwe wahanjyanye mu Kiderenka aba bahungu bacu hari ibintu baririmba numvaga nshaka mu Kiderenka ubwo tunamusuhuze Bitkira na Madame Nessa imwe mu mirenge rero yafashe iki cyemezo cyo kubuza abacuruzi gutanga inzoga mbere ya saa sita ndetse inahana umuntu wari wese urenga kuri ayo mabwiriza yiganjemo mu karere ka Nyarugenge irimo Nyakabanda Kimisagara Mageragere n'umurenge wa Kigali bivuga ko rero iyo ari imwe mu mirenge ngo bigoye ko abantu bakwijandika mu bintu by'utubari nari ntangiye gutekereza za Gatsata nshyiramo na Gikondo hari ahantu mu Gikondo harya hitwa gute hejuru ya Majerwa mbizi singo cyemba ari umuntu w'Ikigali atahazi ningi hariya hejuru ya Majerwa hitwa ngo kimwe bantu ngo amotara akakubwira uko tuje hejuru ya Majerwa hari ahantu hitwa ngo Kikasti ahantu hejuru ya Majerwa hari ahantu haba hanaho harameze ukuntu ku isi ya cyenda niyo ari ku isi ya cyenda ibintu so hasa ni mu Gatenga hari simbizi ariko basanga ari muri ibyo bice uri gutekereza ko iki cyemezo cyo kudatanga inzoga muri iyo mirenge ya Kimisagara nk'uko turimo turabyumva mu murenge wa Kigali mu murenge wa Mageragere n'umurenge wa Nyakabanda uri nk'umuturage utuye muri umwe muri iyi mirenge wa Cyakirute kandi wisomera agatamo uriya rero hagora kumenyera ibintu biraza mukabimenyera sinakubwiye ngo reka kubimenyera mbwira wa Cyakirute ntuye aho ngaho kuko inzoga nushaka ko nyisubiza bavuga ko batanywa amasaha banywa inzoga nushaka ko nyisubiza nkanjye nundi biragoye ko izo saha nabandi kunywa ariko sinshaka kwibona nkanjye nshaka no kureba abandi kwenge biragoye ko izo saha wanambona uretse no kuvuga ngo no kunywa kiranakoye ko wambona urumva rero kuvuga ngo ku bandi n'ubundi
ntabwo mbona izo saha ari isaha nziza zo kunywa niba twanakurikiza wa muco wacu wa busanzwe. Ako se buretse gato ngewe ndikari nijabo narayizamu hashika ndaza kongera kujyayo ku mugoroba kurara izamu mvuye mu kazi mumbabarire umuntu saa 5 ukwiriye kuba uri ku icupa mumbabarire abantu ntanzeho urugero byaba ibyo bitaro byaba no mu murenge wa Mageragere ngeze muri quartier ndaboneka nkubite tubiri ngere mu rugo n'inywere boyiro ni bari boyiro urumva hanyuma nindangiza ndyame nze kugeza saa 12 z'umugoroba mbyuka nsubira ku izamu ry'umugoroba we uri kunshinja ikibo. Rero hari igihe ibintu by'abantu benshi bituma nyine hari n'abahohoterwa n'ababigenderamo kuko ari ibyemezo bireba benshi. Iyo bagiye kurwanya ubusinzi nashakaga kumva gusa ko umuhohoteye. Iyo bagiye kurwanya ubusinzi hari igihe n'umuntu utari umusinzi ingamba zireba abasinzi zimugeraho. Kubera ko kuza kuvangura abasinzi n'abatari abasinzi mu gisirikare babyita gukata igikundi biragorana cyane. Ibyo rero bikahita bituma nyine wisanga mu gikundi cy'abantu ubundi utabarizwamo, sibyo? Kandi rimwe na rimwe ibihugu uzasanga hari n'ibyemezo bifata nibyo bibihombya mu buryo bw'amafaranga ariko bigamije kurengera inyungu z'ikindi kintu kitari amafaranga. Bishobora no kurengera future generation. Yego you're right. Kuba urubyiruko rw'abanyarwanda, abana bato b'abanyarwanda, abantu bakuru b'abanyarwanda, ejo ndi nahoze mbona andi bumuntu mugenzi wacu umunyamakuru kuri Kiss FM akaba n'umuhanza bibwira barimo nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ko rimwe na rimwe wenda nabo bana basinda urwo rubyiruko rwitwara nabi rubirebera ko bakuze. Ariko nk'igihugu nk'u Rwanda gikeneye gutunga generation y'ahazazira isoba. Abantu bashobora kuganira ku bindi bakibaza ngo niyo approach ikwiriye ariko sinshidikanya ko buri munyarwanda wese abireba akavuga ngo ya this is too much. Abana b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari gusinda yewe nge nanavuga ngo ntibizagarukire kuko districtinga gusa ibijyanye n'inzoga. Hari ibintu byinshi ureba mu rubyiruko rw'abanyarwanda ukavuga uti Rwanda rwanjye uri kumbabaza nge nkaba n'umuntu w'umuturage uvuga ngo kuki byarinze bigeraho. Ahubwo none nge nkanareba nkavuga ngo niyo approach ibone ejo ndi hari umuntu twe turi kubiganira bitari gitera ariko niki cyabimuteye. Oye none bitari ibyo hari umuntu twe turi kubiganira bitari kuri kamera turi kuri esa approach yakoreshejwe niyo twe turi kuganira tuvuga duti ntimuzanatungurwe vuba aha nimujye ko nuko nko mu Rwanda bazanye n'itegeko rivuga ngo nta kabari kemerewe gufungura mbere ya saa 11 za nimugoroba cyangwa nk'iyi mirenge uri kubona yafashe ibi byemezo bikaba ari igerageza ry'iyo gahunda ishobora guhera gutyo babwira ati imbere ya hariya amasaha bakagenda bayacuma byose ikigamijwe ari ukugabanya inzoga ziri mu mubiri w'umuntu. Buriya tujye tubanza tubyemere mu buryo bwa science inzoga ntabwo ari nziza ku muntu. Tureke no kuvuga ngo kakarukoro gake wanakabona mu bundi buryo kandi alukoro science twereka biragoye ko ariyo wakonsoma yonyine kandi utanyweye inzoga ntabwo ubuzima buba bubi. Ntabwo inzoga ari nziza. No mu byo dukonsoma habari bifitemo alukoro yego bitari inzoga. Kuri guhari inzoga si nziza sibyo. Kandi hari igihe abantu usanga bijyanye n'igihe yazinywe none kuzivaho byaramaze kugorana. Uriya addiction ava mu bintu byinshi. No twe tukibaza iyo approach niboneye uyu munsi kubikora mu buryo butuma abantu bahita baba disturbed bamwe bagatangira guhimba impamvu zidafite ishinge na rugero urabihagarika gutyo bakazinywa no kurenza ya masaha ufungura YouTube ntabwo uzi muri covid uko byagenze se. Oya ava kuvuga ngo gufungura akabari muri covid abantu bazinyweraga mu rugo abantu batatu bakanywa ikazi 3 kandi mu kabari umuntu wese yavugaga ko ntayo afite akanywa tungaye bakajya muri story no kureba imipira. Nibi ngibi ikisiga no kumenya ngo ayo masaha make yo abo bantu ntabwo baza kunywa izingana nizo banywaga muri cyagiye. Donc wireba ngushizeho ko mbere saa 6 batazinywa none se ubwo ko nyuma ya saa 6 kugeza saa 7 z'ijoro icyo tuza kuba tubaze turaba nibura dusekiwa rinze ya masaha ngaho umuntu wanyweye agomba kuruhuka hagati ya 7 n'8 ariko se uwo muvuduko yanyweyeho wo nta ngaruka bifite ku buzima bwe. Uwo muntu twaganiraga yambwiye approach ishobora gufata igihe ariko numvaga iryoshye yo kuvuga ngo uburyo bwo kweradika ubusinzi mu banyarwanda no kurema generation ziri sobati byakabaye byiza bifashe ikintu gihera mu bana hagatangira nk'itorero rihera mu bana
itorero keretse rihereye mu nzu iwawe kubera ko wumvisha andi bumuntu umugarutseho yaravuze ati hari umubyeyi wajyanaga ngo n'umwana bagira igihe bumvikana kujya bajyana akajya anyura hejuru y'igipangu umwe akaba akora muri Air Force undi akaba muri infantry umuvandimwe azi kuganira rero ikintu gishoboka ibi bintu byose final abanyarwanda bazabona ko ikintu cyose gihera mu rugo ntabwo ari cyo rongewe mbitekereza nkurikije uburyo uwo muntu yandezonye politike yose ujyo n'ukuntu bigisha iminsi igihumbi y'umubyeyi ujya ureba ikintu byahinduye ku myitwarire y'ababyeyi mu Rwanda cyangwa ntigeze ubyitaho kubera kuvuga ngo iminsi igihumbi y'umubyeyi n'umwana warebye imyitwarire y'ababyeyi batwite n'abana babo ukwitwararika batunga ubwo ugeze se ureba imibare y'abana bavukana ubwandu uburyo yagabanyutse warebye uko byatangiye kugira iyo mibare igabanyuke ntabwo bitanga igisubizo kiri long term ibyo bihera he bihera mu buryo kampanye yakozwemo kandi biva mu gushaka kwa leta n'uburyo bakoze kampanye iyunguruye neza isukuye ngena nimo mvuga ko bihera ku muryango bihera kuri uwo mugore umuryango uko gutekereza kwiza kuganisha kuri izo positive results ndi kukubwira biva kuri leta yaweretse ikiboneye n'ikitaboneye uwo muntu wandezonye gutyo mbabwiza ukuri ntabwo ni igitekerezo nakunze ariko ntabwo ari nge wari ugifite ni mugenzi wanjye w'umunyamakuru mukuru kuri nge twe turi kuganira ahandi hantu ejo bundi twe tuvuye mu kindi kiganiro mu kindi gitangazamakuru nyine tuza twiganirira bisanzwe arangije ambwira icyo kintu akambwira ati nk'ubu bishobotse leta igatangira kwigisha abanyarwanda muri rusange kurenza kubabwira ngo tunywe resi kuko hari n'uburyo twakiritikaga uburyo iriya gahunda ikozemo hagati yacu bavuga ati igatangira yigisha ngo iyo unyweye ikirahure kimwe cy'inzoga bikugendekera gifite ibitangazamakuru byinshi nimba ari igihugu muri Afurika gifite ibitangazamakuru byinshi byegamiye kuri leta niyo twavuga radio na televiziyo gusa kandi bigera henshi ni mu Rwanda iyo unyweye ikirahure kimwe cy'inzoga bigenda gutya ibi bikwangiza ibi kandi bigahera ku muntu mukuru noneho ku mwana iyo ufite umwana ukanywa inzoga bigenda gutya iyo utwite bigenda gutya none bagahera muri babana mu kimeze nk'itorero n'abana babigisha ukwabo ibibi by'inzoga byashoboka cyane ko byatanga umusaruro ni logique nahise nanimera none tumana nyuma njya gusoma n'uruhare rw'itangazamakuru bituma nanjye ntangira kujya gusoma uziko naje gusanga buriya abakrimineri benshi abanyabyaha benshi abicanya abasambanya abajura bakomoka mu miryango inywa inzoga ugereranyije imiryango imwe inzoga n'itanywa inzoga bivuye ibyo ni ibintu ushobora kwigisha abantu bikagenda gake gake bihinduka niba ngibi abantu bazabimenyera ariko umuntu yakibaza ngo na approach izagira izihe ngaruka ese inganda za producingaga izo nzoga zongereye production ziviza abaturage kuko inganda ntabwo byazirebaga icyo zabaraga no kureba ngo twagurishije ibi twungutse imisoro ya leta kandi dufite demand ingana gutya supply yacu igomba kuba gutya zari ziteguye ibyo bintu none se abana ejo bari bashinze utubari nabo babara gutya ayo masaha bahise agabanyuka kandi nyirinzi ataza guhindura bijyanye n'amasaha bo baraza kwita biyadabuta kuri iyo systeme ikigaragara ikigamijwe ni cyiza cyane nka Singapore dukunda gufataho modeli uyirebye iri mu bihugu bya mbere ntekereza ko n'u Rwanda rushobora kuba rwarayikopiye kuri icyo kintu kimeze nko kugabanya abasinzi no kurema generation iri soba narakubwiye ngo nko muri Ethiopia hari leta ugeramo rwose utemereye kurenza amacupa 3 mu kabari kamwe ntabwo ugushaka ari kubi ariko se turakopera 100% nuko abandi bakopeye nuko abandi babigenje nge nicyo ntekereza yari kuba approach iri educative kandi twabonye ibindi bintu mu Rwanda byagiriza nge navuga ngo ntabwo bizasubira inyuma buriya ngiye mu Rwanda ikintu umwanzuro wafashwe n'inama y'abaminisitiri ntabwo ngenda wubaha ntabwo mba nteganya kuzasubira inyuma mvuga ko ntarirarenga nuko nizi input abantu baracyazumva nuko kunoza imikorere yabyo abantu baracyabyumva ibyo byazatanga umusaruro ku bindi bintu bizaza nyuma ariko ntabwo niteze ko wambwira ngo biraza gukora kuri ibi ngibi rwose reka uyu munsi dusoza mu Rwanda wabonye ko hatangajwe ibipimo by'ubushakashatsi ngarukamwaka ku miyoborere Rwanda Governance Scorecard umutekano tujuru ku isonga aho nanjye turi kumwe reka tureke kujya ku bindi reka ngaruke ku bitureba ubwisanzure bw'itangazamakuru buri kuri 75% ubwo biriya bice 43 ntago mbyongeyeho kuko kujya kubwira umuntu ibice 40 biba complicated cyane nanjye ubwanjye imibare irancanga
uburyo abanyamakuru bishimira uko bagera ku makuru biri kuri 46%. yego. Dr Usta Kayitesi uyobora RGB urwego rw'imiyoborere mu Rwanda RGB yabajijwe kuri ibi bipimo by'itangazamakuru kuba bikiri hasi cyane ugereranyije n'ibindi. Avuga ko bishingiye ku makuru yatanzwe n'abanyamakuru bwabo. Cyakora akizera ko hagiye gusuzumwa impamvu yabyo hagafatwa n'ingamba. nakishimye n'andi makuru dusigaje tuyaretse tukikanirira kuri iki kintu cyo ya wewe bigeze kwitangazamakuru uzana buretse hashize imyaka ingahe mu Rwanda haje itegeko rihana umuntu wanze gutanga amakuru. wabonye bangahe se ryahariye ngira kuva ryahariye ibyo bihano biteganya ibihano bikaba rimaze iki imbwa idafite amenyo se ibari imbwa biteganya ibihano biri administrative. nanjye ndakubaza imbwa idafite amenyo ibikiri imbwa akose kushaka ko ibintu byose bibere cyane wowe kibazo urashaka ibintu byose bibere cyane ndashaka kukwereka ingaruka rero byo kuba ko bigenda bivugururwa binanozwa ibintu bizagenda ndashaka kukwereka ingaruka zabyo rero kuba byaraje naho rwose wanganishije nshaka kuba byaraje nta muntu bihana ngabe hatinya itegeko nkuko abandi batinya gufata ku ngufu batinya gusinda mu ruhame kuko usinda mu ruhame inzoga ikakuvana ukayivana mu icupa ikakuvana mu nteko kuba abandi batinya kurya ruswa kuko uyirya nayo ikakurya ibyo bikaza ngo ni itegeko riraho ngo ryahanye umuntu wanze gutanga amakuru kandi uza kumuha ibyo bihano biri administratif nawe adakunda gutanga amakuru ndetse no mu myitwarire ye itegeko ari ryo ryonyine ryakabaye ribihatiri abo bantu ibyo badasanzwe bemera ntibibe uze kureba noneho ngo kubona amakuru byoroshye gute buretse nk'umwereke indi ngaruka irenga ubwo nanjye buretse nkwereke indi ngaruka ariko urande buretse niba utumva ko mu mategeko ibihano biri administratif bibaho ntabwo nabyanze ko bibaho ntabwo nabyanze ndi kukuvuga ko ibihano biriho ariko ntago we bikunogeye kari nijabo reka noneho mbigire bibi kurusha reka we ntabwo njya ndakara nta rimwe njye uzambona narakariye kuri kamera urumva kandi mbwiriza ngo ntukagire umujinya kandi nturakare nta na rimwe uzabona the oppressor ari gutanga ubutabera kuri the oppressed si ibintu nkunda kukubwira kenshi niba dusanganywe umuco mubi mu bayobozi batandukanye mu Rwanda wo kwimana amakuru sibyo kugeraho nabo ubwabo bisuzuma bagakora icyo nakita auto evaluation cyangwa se self monitoring bakavuga batariki ibi bintu ni bibi kadushireho itegeko bagatangira bahera no kujya mu turere baduhereza abashinzwe itangazamakuru abantu batangira kwiga uburyo bwo guhura n'abaturage n'abanyamakuru kugira ngo ibyo bintu bigende byoroha abayobozi tuzi nk'abanambaje Aphrodise bari bazizwiho guhungeta abaturage batanga amakuru bagenda babuzwa barakeburwa bati nyamuneka ibyo bintu ni bibi sibyo n'iryo tegeko rikaza ngewe nanitabiriye amahugurwa rwose RGB n'umuvunyi bafata umwanya wo kujya guhugura abantu kuri iryo tegeko ariko still ugasanga gutanga amakuru biracyari kuri 40 esheke buriya ubibaze mu mabara buriya utabyandikishije umutuku wa buri mu makosa akomeye none reka tani mwigwingira ahubwo ni hafi yo gupfa 40 ku gihugu mu Rwanda ureba izindi nzego uko zazamutse na gatandatu nko mu muhondo pe ahubwo hariho umutuku umeze nabi cyane none dukomeze nkwereka ingaruka ikomeye turi mu isi none bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ziri gukura ya fake news ya rumors ya propaganda y'ibintu byuzuye amakosa n'ibihuha byinshi mu hantu hameze gutya amakuru agoye kuboneka dore umusaruro wa mbere ubaho n'ubwo sibyo uwo musaruro rero ukahinduka bombe kubera ko izo mbuga nkoranyambaga societe yacu ibifite n'abaturage batazi gucagura ibimeshe n'ibitameshe sibyo ntibaza kumenya igikurikiye mwabantu mu raporo n'imibare myiza mwizaniye dore ngibi kibereka ibyo nshyizeho nagakeregeshwa ko kubabwira ngo ingaruka ni nyinshi kurenza izo Yves yavugira kuri mikoro ubwo hari nyinshi rwose navuze mu kwanga kwegereza ingurube umusigiti sibyo maze rero dukomeze ku kijyanye n'ubwisanzure uri kumva noneho wareba ku kijyanye n'ubwisanzure bw'abanyamakuru
let's be honest ubona ko hari impinduka pe navuga ko nziza ubundi kera navuga ngo nge ntangira umwuga cyangwa se ndebera inyuma cyane ya koridoro wabonaga bugenda buhera mu isi y'abavuga imikino na showbiz ariko ubona hari izindi ngingo abanyamakuru baruma bahuha banatinya cyane ariko uko iminsi ishira ubona rwose bigenda bihinduka ubona ubwisanzure buzamuka ntabwo navuga ngo ntiyakiri self censorship kuri bamwe cyangwa se ku ngingo zimwe na zimwe sinavuga ngo ntiyakira abantu bake cyangwa bamwe bagerageza gusensaringa abanyamakuru ariko so far so good ntabwo navuga ngo iyi mibare rwose iragoramye so far so good kubijyanye n'ubwisanzure nibwira ko hari rimwe na rimwe ari nayo mpamvu ubona hatangiye kugaruka ama penalty abantu batangiye kugusha abanyezamu mu rubuga ruti imbere ya nyezamu hari bishobora kuba bijyana nuko kwisanzura ariko nanone navuga ngo inzego zibishinzwe ntizijyane n'ingufu cyane zo kwita zivuga ngo umuntu ukoze kumwataka kamugwisha bite biba penalty bagerageze hazemo dukoroneri hazemo no kurengura no kunaga hazemo no kwihaniza mbere y'ikarita n'ibinashoboka ikarita z'umuhondo zibe nyinshi kurenza iz'umutuku kuko bita kufura mu mupira n'udukufura twakure kubera yuko imituku ibaye myinshi bwa bwisanzure bushobora gusubira inyuma mu kanya nk'ako guhumbya none bwasubira inyuma icyitwa self censorship kikaba kinini cyane noneho leta yakoze ibishoboka byose ngo ubwo bwisanzure buzamuke ikisanga bibuza umusaruro kubera ko amakarita y'umutuku yabaye menshi ibyo bintu nabyifuza ariko sofa navuga nti coup de chapeau hari ibyakozwe rwose biyiza kuri iyo ngingo ibipimo by'ubwisanzure ngira ngo ni na bimwe mu bipimo mu miryango mpuzamahanga u Rwanda rukinengwaho ubwo inama za nkuye mu ruge niba bazishinzwe bashobora kuzireba mu nyungu zibikwiye gukorwa yabasigiye umupira yego anyways imipira ntabwo mbibagamo oya wakoreshe ubundi we n'akazungu wa mugani anyway urananyu ukimugenda ukoresha izo ngero ngo muri sirifase ngo urubuga rw'amaye oya ngewe sanzwe n'umufana ariko nasanze atari indwara yanjye nyine none twabonye na mukuru wacu Joseph nawe ari kuzanamo ibintu bya ingeri ni imvune bakomeje gukinana cyangwa niba ari inshyashya M23 yashyizeho amasaha y'umukwabu mu duce igenzura twabiganiriyeho mu masaha yabanje twanavugisha umuvugizi wungirije mu bya politike Canisius Munyarugero atubwira byinshi mu gihe turimo turagenda tugana ku musozo tunahina ikiganiro kuko twatinze mu Rwanda cyane dusoreze kuri Netanyahu wakuri inzira ku murimo abashaka gahenge muri Gaza yive yababwiye ko byaba ari ukwifatanya no kumanika amaboko imbere y'iterabwoba ndetse ko byaba no gutsindwa itari kwihanganira 9/11 ibitero bya Al-Qaeda kuri Twin Towers cyangwa Pearl Harbor mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose abayapani babarasaho natwe ntabwo twakwihanganira ibingibi ni igikorwa ariko ku rundi ruhande gishobora gukomeza kugira ingaruka mu bijyanye n'ibi bitero byo ku butaka ibitero byo ku butaka Netanyahu we buriya nta nubwo yemera ko buriya ngo byatangiye uko bigomba kumera abona ko hari ibikiri kubura ari nayo mpamvu uyu munsi special force yabo bivugwa yuko yagerageje kugira abantu bo muri Hamas ikura muri bwa buvumo kandi yavugaga ko nibatangira kuhamenya neza ari nabwo azatangira gukoresha uburyo bwa za sponge bombs nakubwiraga yama bombe akoze mu ma eponge cyangwa se bimatera bifufuma gutyo bimeze uko ni intambara ubona irushaho kuba mbi banavuze yuko ibyo Hamas yakoze byo guparading ejo abantu babo basaba bati rwose mutubabarire murekure namwe imfungwa mufite za Hamas k'ibyo bintu ari propaganda ya Hamas ariko ukabona ko still bikomeje kwangiza umubano wa Israel n'ibindi bihugu ubu yamaze gutumiza abantu bayo bose muri ambassade yabo muri Turukiya ni mu gihe perezida wa Turukiya nawe aherutse kuvuga ijambo abantu batazi nimba ari ukurasa kuri Israel aho yababwiye ati mu ijoro rimwe tuzagera ku muryango wanyu ni Recep Tayyip Erdogan turimo turasoza Yves uribuka inkuru twahereho yuko hari umuturage w'u Rwanda wagwiriwe na kimwe mu bisasu byaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
narindi mu ngerageza gushaka mugenzi wacu Meki Kayiranga kuri Bwiza kugira ngo tumubaze ibijyanye n'iki gisasu gishobora kuba cyagwiriye umuturage giturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Meki, wiriwe neza? Wiriwe Kanija. Ni amahoro? Ni amahoro rwose, ndagushimira. Nta kibazo nabyo buriya rero. Ndagushimira ndakukumamagaye. Wakugabira mushimira. None twahoze tuvuga inkuru y'umuturage w'i Rubavu wakomerekejwe n'igisasu cyaturutse muri Kongo. Aya makuru wayakurikiranye bimeze bite? Aya makuru namenye ni igisasu cyavuye, urabona ko uyu munsi muri Kongo mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, ubwo ni mu gice cya Kibumba nk'uko nabibonye, haramutse imirwano imaze n'igihe rwose. Hari icyo bita sharing, abasirikare bavamo ni sharing, cyangwa nako n'abaturage bo muri Kongo ivuze sharing barabyumva. Ni ibintu bibaye igihe kinini. Ubwo abatari muri Kongo twumve ko ari iki? Abatari muri Kongo nkamwe iyo bavuze sharing bavuze ko nuvuga ngo ni igihe position runaka z'igisirikare cyangwa se z'inyeshyamba ziri kurasa zikoresheje imbunda nini. Bazishaka gukora zikoresheje ibifaru cyangwa se imbunda zinini cyane nk'amamorosiyo S20, morosiyo S30 cyangwa se n'izindi za katusha n'izindi. Icyo rero niyo kimaze iminsi ngira ngo abantu babonye n'inkuru twatangaje ku munsi wa mbere ku cyumweru. Ni ku munsi wa mbere nibwo twagiye mu kibaya cya Kibumba hamwe na Kanyamahoro hamwe n'ibirunga bya Nyiragongo hamwe na Trois Antennes ku mupaka wa Buhanga niho twari turi. Ahangaha rero n'ubundi hagati ya Kanyamahoro ndetse na Trois Antennes kugira ngo wenda abantu baranye cyangwa se munsi y'ikirunga cya Nyiragongo aho bita kwa Mama Olive niho hari imbunda ya FARDC, hari imbunda nini, hariho n'igifaru, byose byapironaga muri position za M23 kuko M23 yari ku musozi uzi ko yari ifite position ya Kanyondo, ifite mu gice cya Buhumba, ubwo niho naho uyu munsi barwaniraga nyine, niho FARDC ijya kurasa muri izo position zayo. Uri na Kabuhanga urabizi ko ariyo ihafite. Urumva rero FARDC ibipirona cyangwa se isharinga ibisasu biremereye kuri izo position. Akenshi bitera aho babonye barajugunya nyine uwo gihitanye kikamutwara. Urumva rero ni mu bwo buryo iki gisasu n'undi cyavuye muri position ya FARDC cyakomerekisha abaturage bamwe muri Kongo gikomeza no mu Rwanda. Ngira ngo aya makuru yemejwe n'umuvugizi wa M23 Kanyuka yabyanditse. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se yo mwigize mugira icyo mubabaza? Ntabwo twiye tugira icyo tubabaza, ko akenshi iyo tunabaje ntibaduha amakuru. Ubwo ndavuga abo ku ruhande rwa Kongo, urabizi inshuro nyinshi twarabigerageje kubaza witwa Kayiko aho kugusubiza akagutuka. Rero nta bundi buryo bundi cyo ukora kugira ngo tubone amakuru nuko tubaza abaturage, kandi abaturage barabikonfaminga bakubwira ati ibintu byabaye. Hari icyo nyinshi ziri hariya zikubwira. Nk'ikindi kintu nabwira ko zimwe mu mbunda zarasaga kuri M23 imwe bayishwanyuje ejo ni igifaru, kugira ngo banabonye n'amafoto yacyo. Yego, hari icyo ku ruhande rw'u Rwanda abayobozi bw'inzego z'ibanze aho byabereye ndetse na guverinoma hari icyo batangaje bo? Ntacyo baratangaza. Bivuze ko akenshi iyo ikintu nk'iki ngiki cyabaye kigahitana umuturage, kugira ngo arebe iminsi yashize umuturage wakomerekejwe n'isasu byarivuye n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma y'u Rwanda yakoze itangazo ribivuga. Ntabwo byigeze bivugwa n'umurenge cyangwa bivuge ngo n'intara cyangwa n'akarere, byavuzwe mu izina rya guverinoma y'u Rwanda. Uyu munsi rero ntabwo turabona itangazo, ngira ngo nawe wakabaye waribonye. Nagerageje no guhamagara Mukurarinda ariko ntabwo yanyitabye kugira ngo tumubaze. Ariko ibizwi byo ni uko uwo muturage icyo gisasu cyamufashe. Muri rusange ni ibyo ngibyo nuko biteye, ariko iyi ntambara yo irimo ibisasu binini cyane. Ngira ngo natwe ubwo twahajyaga nuko abanyamakuru nyine umuntu yashaka inkuru abashaka inkuru, ariko ubundi
ku bantu bagira ubwoba ntabwo ashobora kuhakandagira kuko baranasubireba igisasu kikagukireba hari n'imbunda ivuga ukumva ibyo mu nda bivuyemo. Uravuze ngo Yves ntazahagere. Niba atari umunyamakuru ntazahagere ariko nari umunyamakuru bazahitamo. Yves ni retired civilian. Retired civilian ntabwo ajya. Meki urakoze cyane. So urakoze cyane Karinesha. Yego ni mugenzi wacu. Ni ku munsi w'ejo ukazaba ari hariya muri Kiragisha. Yego urakoze cyane. Sawa. Ni Meki Kayiranga ni mugenzi wacu wo kuri bwiza.com no kuri Bwiza TV uherereye hariya mu karere ka Rubavu. Yves wari by'uburyo ujya gukambika njyewe njya hakurya ntaho ngiye oya i Rubavu apana hakurya basi ntabwo baba bambutse babagarukiye Rubavu baba ari hano hafi ya hariya habari position hariya ndi kubareba ba bantu bacu bo mu Rwanda bambaye imyenda y'icyatsi ivangavanze Kabuhanga ubushize cyane ntera na ubushize narahagiye yangize ngo uri kumbwira ngo nzambuke hakurya iyo uri Kabuhanga ubuhareba n'iy'indege zirasubu zireba narahagiye ubushize mbona abaturage bahara ku mupaka imitima yabo yabaye ya gisirikare ntabwo urumva nanjye ndi hariya ntabwo nagira ubwoba rega hari ukuntu ujya ubona ingabo z'u Rwanda hafi yawe nibyo nkubwira nti ntukabone gutya muri raporo baje imbere buriya ntabwo ari zo ntinya tazubaha ntinya abasivile bitwara gisirikare kurenza abasirikare b'u Rwanda ariko umusivile bitwara gisirikare cyangwa bitwara igipolisi uyevuze ati amaboko hejuru ndayamanika niruka tukudeploying ejo hariya yaburetse oya nta bwoba buhari cyo koza umusibejo n'ukuri nyumva bishaka uzanyohereza umusibejo nyumva bishaka uzanyoherezeyo ariko ejo bijyanye na za gahunda mfite bwo ntabwo byakunda ariko umusibejo se uzajyana utazajya yigira kwa Sam oya nzajya kwa Claude muri Havana ubwo Claude si mwamamaje di ahubwo se Havana aracyayitunga kera nkorera igoma najya akenshi natahaga mu Rwanda nkiyizira aho kwa Claude ko kera icyo gihe igoma internet yarangoraga kandi nari nkibiharaye nyara internet ntazi ukuntu umuntu arara ahantu hatari internet rimwe na rimwe bikangura nkiyambukira nkazaho Yves dusoreza ariko dusoze dushimire Meki uduhaye input ku musozo w'ikiganiro tubashimire namwe abo twari kumwe dushimira abantu bose badutiza umutima n'amatwi yego dushimira abantu muduhereza ibitekerezo ku biganiro no mu gikari dushimire inshuti z'akadasohoka za Primo Media Rwanda rwose muri abantu b'abagabo cyane ibyo kuba mbakunda byo simbigarukaho muramuki wakoze cyane Casti tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawe izo contre-offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'Uburusiya by'ukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.